Umwana twahaye izina rya Alice duhe tukinjira mu mudugudu umwe mu kagari ka Mbasa mu murenge wa Kibeho. Mu masaha tumusanze iwabo ni igihe abandi bana baba bari ku ishuri. Nyirahabimana Vestina umuturanyi wa Alice tumubajije ku kibazo cy'uyu mwana atubwira ko muri uyu mudugudu ahubwo hari abana bagera ku 10 batiga. Hano hari abana benshi batiga ariko hari n'abagerageza bakajyayo. Nk'ubu hano benshi abana bane bajya ku ishuri. Ibyo Nyirahabimana avuga binemezwa n'ababyeyi ubwabo bavuga ko abana babo batiga, ko kutajyana abana babo ku ishuri biterwa no kubura ubushobozi. Abana banje rero nta kwega kubera ko impamvu batiga nta bikoresho babona by'ishuri, amanifomo, ntayo mafaranga batubaza yo kurya, usanga kugira ngo umuntu abone ari ikibazo. Nyine nabuze ubushobozi ngabona imyenda yo kujya kwiga kubera ko ari gemba mbacira ishuri genda reba nk'ubu tuba tuvuye gushaka udukara nabwo ntitutubone. Ubu ngubu umuntu azaba yakoreye icyo gihumbi narangiza gikuremo ibijumba by'abana narangiza we nayohereza ku ishuri. Ku rundi ruhande hari ababyeyi bo muri uyu mudugudu bavuga ko bakora uko bashoboye bakajyana abana babo ku ishuri bakanagerageza kubashakira ibyangombwa bisabwa. Nubwo ntagize amahirwe yo kwiga ariko umumaro wo kwiga agenda awuzi, bityo rero mba numva nakora ibishoboka byose umwana wanjye amahirwe ntagize akayagira. Iyo umuntu afite umutima ukunze ikintu kukiyumvisha ibintu byose birashoboka. Ikindi ni ukwigomwa. Hari igihe umuntu aba ngo simfite ubushobozi buhagije, iryo abonye akajyana mu bintu bimubabaje bindi by'umubiri, kurya no kunywa ntibishira, umuntu arigomwa agashakira umwana umwambaro n'ishuri akiga kandi bikemera. Kuri iki kibazo ubuyobozi twabashije kuvugana ni urwego rw'akagari ka Mbasa uyu mudugudu wubatsemo umukozi ushinzwe imibereho myiza, ubukungu n'iterambere mu kagari ka Mbasa umurenge wa Kibeho. Uwizeyimana Karitasi avuga ko ubusanzwe bakangurira abana bose ku mashuri, ariko muri uyu mudugudu habaye harimo iki kibazo bazagikurikirana. Bibaye ngombwa yenda ko hari umwana mwabonyemo birashoboka, ntabwo yenda nahita mbihakana, ariko turaza kubikurikirana nawe tumenye ngo ni iyihe mpamvu atiga, kuko abaye yenda n'ubushobozi bwo kuba yenda ari ubukene nta mwana bakirukana ngo bamubuze kwiga. Rero ntekereza ko uwo mwana nawe yakabaye ari kujya ku ishuri. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize wa 2024 Minisiteri y'Uburezi yagaragaje ko umwaka wa 2024 abana bataye ishuri bari 177,119 bangana n'8%. Icyo gihe ubushakashatsi Minisiteri yakoze bwagaragaje ko abana barenga 85 bagaragaje kuguta ishuri biterwa n'ibibazo byo mu ngo, ibibazo by'ubucucike ku ishuri n'ibindi birimo ingendo ndende. Jean Veman Shimwe, Unique TV mu karere ka Nyaruguru.